Uwiteka guhire muvandimwe, nejejwe no kuguha ikaze muri kano kanya aho dukomeje insanganyamatsiko yacu y'ibyigisho bifite umutwe uvuga ngo intwari mu kwizera. Rero tukaba tugeze ku munsi wa 17 aho tugiye kuganira ku ntwari mu kwizera z'abasore batatu. Abasore batatu nibo tugiye kuganiraho ku munsi wa 17 mu ntwari mu kwizera. Uracyari kumwe na Tuyisengera, reka dusenge. Ami wacu mwiza, mubyeyi dukunda cyane, turagushimiye uhabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'amahirwe duhaye yo kongera kwiga ijambo ryawe. Data, igihe turi kwiga intwari mu kwizera, turaguhendahenda cyane kugira ngo ubugwari twagize ubutubabarire, kandi ahari ubugwari wasimbuza ubutwari. Ntabwo rero ubutwari bwizana, ahubwo buraharanirwa. Mwami mwiza, ibanga rya mbere ryo kugira ngo umuntu ahinduke intwari nuko Satani acibwa muri we intebe y'ubutware akayimurwaho na Yesu. Turakwinginga cyane ngo Yesu ahinduke umutware n'umuyobozi mu mibereho yacu. Kakanya tuguhaye karibu muri iki cyigisho kugira ngo umwuka w'Imana kivugiremo kandi atwigishe ibikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Rero tugiye kuganira intwari mu kwizera, ariko noneho abasore batatu nibo tugiye kuganira muri kano kanya. Tugeze ku munsi wa 17, twaganiriye byinshi bitandukanye. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 32 kugeza 34, ariko focus yacu ni umurongo wa 34a. Ariko reka nibura kugira ngo bigire tubyumve neza, reka duhere umurongo wa 32. Mbese mvuge kindi iki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samson n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samuel. Aba twarabize, mu benshi twarabize. Kadukomeze n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane. Tugiye kuganira aba basore batatu. Rero abasore batatu ndabavugaho ibintu bitanu gusa, ariko byimbitse. Ndabavugaho ibintu bitanu gusa, ariko nibura byimbitse. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga ku basore batatu nicyo nise ngo igiti kigororwa kikiri gito. Igiti kigororwa kikiri gito. Ndagira ngo tubanze dusome igitabo cy'abahanuzi n'abami page 246, igika cya 5. Hari amagambo ahari twakoresha tuvuga kuri aba basore. Daniel na bagenzi be bari baratojwe n'ababyeyi babo kwirinda badakebakeba. Bari barigishijwe ko Imana izababaza uko bakoresheje imbaraga n'ubushobozi bwabo, kandi ko batagomba kugwabiza no guca intege imbaraga zabo na hato. Kuri Daniel na bagenzi be ubu burere bwababereye inzira yo kubarindira hagati mu mbaraga ziteshura ku mico mbonera zari ibwami i Babuloni. Bari bakikijwe n'ibigeragezo bikomeye muri urwo rugo rwari rwarukamwe n'ibibi no kuvuyarara, ariko ibyo ntibyabangirije. Nta mbaraga, nta bushobozi byashoboraga kubateshura ku mahame bari baramenye mu buto bwabo binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana n'ibyo yakoze. Ndagira ngo rero nongere, ubwo ntangiye iki cyigisho, nongere nibutsa abantu ko igiti kigororwa kikiri gito. Daniel na bagenzi be bagize amahirwe yo kunyagwa, ariko nibura bageze igihe cyiza cyo kuba ibyo bize kera bimaze gushinga imizi mu mibereho yabo. Ndagira ngo nongere nibutse ababyeyi. Twabivuze kuri Samson, ariko twongere twibuke ko dufite inshingano yo kurema abana, kugira ngo nibura ndibutsa ababyeyi b'abagore ko bafite inshingano yo gufasha Imana kurema imico y'Imana mu bana babo. Tubona ababyeyi batandukanye bagiye bita cyane ku bana babo, ku buryo kugeza ku myaka 12 baba bafite icyizere cy'uko icyo banditse mu bana kitazigera gihanagurika. Ibyo twabivuze kuri Mose, tureba Yokebedi, umurimo yakoze muri Mose. Rero uyu murimo ubundi mu Bisirayeli imyaka 12 bayitagaho cyane, ku buryo ku myaka 12 umuntu uzaba imbwa yabaga yaramaze gutegurwa, n'umuntu uzaba umugabo yabaga yaramaze gutegurwa. Rero
ababyeyi ba Daniyeli na bagenzi be bari barabateguye ku buryo ku myaka 12 bari baramaze gutegura intwari zizandikwa muri Bibiliya. Rero bari bafite icyizere cy'uko niba Babuloni hagati mu bibi bazahagararira Imana bikemera. Rero amatagira gitereka kandi uburere buruta ubuvuke. Ikindi kandi nababwira nuko igiti kigororwa kikiri gito. Aba basore batatu baguruwe bakiri bato bahawe uburere n'ababyeyi babo hakiri kare. Reka dusubiremo. Daniyeli na bagenzi be bari baratojwe n'ababyeyi babo kwirinda badakebakeba. Bari barigishijwe ko Imana izababaza uko bakoresheje imbaraga n'ubushobozi bwabo, kandi ko batagomba kugwabiza no guca intege imbaraga zabo na hato. Kuri Daniyeli na bagenzi be ubu burere bwababereye inzira yo kubarindira hagati mu mbaraga ziteshura ku mico mbonera zari ibwami Babuloni. Bari bakikijwe n'ibigeragezo bikomeye muri urwo rugo rwari rwarokamwe n'ibibi no kuvuyarara, ariko ibyo ntibyabangirije. Nta mbaraga nta bushobozi byashoboraga kubateshura ku mahame bari baramenye mu buto bwabo binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana n'ibyo bakoze. N'ibyo yakoze. Rero iyi yari bagage, iyi yari impamba y'urugendo. Babyeyi, ndagira ngo tugitangira icyigisho cy'abasore batatu twongere twibuke ko dukwiye guhambirira abana bacu impamba y'urugendo, urugendo rw'ubutwari. Ntabwo bazaba intwari bibaguyeho, ahubwo bizabasaba ko hari impamba bazahabwa n'ababyeyi. Reka rero tuganire ikintu cya kabiri kivuga ngo umubatizo w'i Babuloni. Iki ni ikintu gikomeye tugiye kuganira muri kano kanya, umubatizo w'i Babuloni. None se umubatizo w'i Babuloni turawigiraho iki? Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. Hari amagambo nifuza ko tuhasoma mu rwego rwo kwiga umubatizo w'i Babuloni. Haranditswe ngo muri abo bana b'Abayuda harimo Daniel na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Umurongo wa 7 niho ushaka. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniel amwita Belteshazari, na Hananiya amwita Sadraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Umubatizo w'i Babuloni. Ndagira ngo tugire ikintu dutekereza kuri aya magambo. Dusoma igitabo cy'abahanuzi n'abami paje ya 246 igika cya mbere n'icya kabiri. Amagambo avuga ngo amazina ya Daniyeli na bagenzi be yarahinduwe, maze bahabwa amazina agaragaza ibigirwamana by'abakarudaya. Hari ubusobanuro bukomeye bwajyaniraga n'amazina ababyeyi b'Abaheburayo bahaga abana babo. Akenshi ayo mazina yabaga ahagarariye imico umubyeyi yifuzaga kuzabona ikura mu mwana we. Igikomangoma cyashinzwe kwita kuri abo basore b'abanyagano cyabahimbye amazina. Daniel amwita Belteshazari, na Hananiya amwita Sadraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Mbere yuko tujya mbere, ndagira ngo tubanze twibaze ubundi aya mazina ababyeyi bari barahaye abana b'Abaheburayo yasobanuraga iki? Aya mazina atatu ejo twize Daniyeli ku munsi wa 16 twize Daniyeli ho twaramubonye ko bisobanura ngo God is my judge, Imana niyo mucamanza wanjye. None Hananiya bisobanura iki? Hananiya bisobanura ngo the Lord is gracious, Imana ni nyabuntu. Mishayeli byo bisobanura iki? Bisobanura ngo the one who comes from God, cyangwa se the one who is like God, uvuye ku Mana, ukomoka ku Mana, cyangwa se usa n'Imana cyangwa se uhwanye n'Imana. Uwo ni Mishayeli. Ayo ni amazina ababyeyi b'Abaheburayo bise abana babo. Noneho Azariya bisobanura ngo the Lord is my helper, Imana cyangwa se uhoraho ni umufasha wanjye. Ndagira ngo rero muzirikane igihe umubyeyi yitaga umwana we Hananiya yabaga amubwiye ngo the Lord is gracious, Imana ni nyabuntu, igira ubuntu. Hari ikintu rero yari imubwiye. Rero agomba kuba azirikana ko mu mibereho ye Imana ni nyabuntu, kandi hari amasezerano menshi bari barasezeraniwe, hari umucunguzi n'ibindi byinshi.
rero yagomba guhora azirikana yuko Imana mu gutanga Yesu bwari ubuntu igiriye abanyabyaha. Dusoma muri Tito igice cya 2 umurongo wa 11 amagambo avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, ubu twigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka tukubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Rero kuba umubyeyi yarise umwana we Hananiya yagomba guhora azirikana ubuntu bw'Imana. Imana itanga umucunguzi, ngo buntu yagiriye abantu, agahora azirikana ko Imana ari inyabuntu. Ntabwo Imana umuntu imuhara uko baguze, ahubwo Imana igira ubuntu. Rero iryo somo ryagomba guhora ari reminder, rigahora rimwibutsa umucunguzi basezeraniwe, ubuntu Imana yagiriye inyoko muntu buhebuje ubundi ari uko yadusezeraniye Yesu wagomba kuzaza gucungura umuntu. None Mishael bisobanura ngo the one who comes from God, cyangwa se the one who is like God, umeze ukomoka ku Mana cyangwa se uvuye ku Mana cyangwa se usa n'Imana. Yagombaga guhora azirikana yuko agomba guhirimbanira kubaho asa na Yesu, ko Yesu niwe Mishael, niwe usa n'Imana, niwe twasezeraniwe, niwe rero usa n'Imana. Yagombaga nawe kubaho imibereho isa n'Imana. Amen. Yagomba kubaho imibereho, akabaho ntabeho asa na Bill Gates, ntabeho asa n'abandi bakomeye bisi, ahubwo agahirimbanira kubaho asa n'Imana, kuko nawe azirikana ko akomoka ku Mana. Agomba rero nawe guhesha Imana icyubahiro, akabaho imibereho isa n'Imana. Undi witwa Azariya bisobanura ngo the Lord is my helper. Igihe bigaragara ko nta bundi bufasha buhari, agomba guhora azirikana yuko Imana niyo mufasha we, mbese ugezaho rukomeye agahora azirikana ko Imana niyo mufasha we, nta bundi bufasha buri extra akeneye bukomoka handi, ahubwo Imana niyo mufasha we. Ibyo rero byari ibintu bikomeye. Amazina ndakwibutsa ko dusomye ngo akenshi ayo mazina yabaga ahagarariye imico umubyeyi yifuzaga kuzabona ikura mu mwana we. Noneho rero igika gikurikira muri cya gitabo cy'abahanuzi n'abami page 246, ntabwo umwami mbere yuko mvuga iyi paragraph ikurikira mbanze mvuge ku mazina bagiye babatijwe i Babuloni. Daniel bamubatije Belteshazzar, bisobanura ngo treasurer cyangwa se secrets of Bel, cyangwa se prince of Bel. Nubango bamwise ubutunzi cyangwa se amabanga ya Bel. Bel cyari kigirwamana cyangwa se Baal. Ubwo rero cyangwa se igikomangoma cya Bel. Noneho urumva niba bamwise ubutunzi cyangwa se amabanga ya Bel cyangwa se Baal, cyangwa se bakamwita igikomangoma cya Bel, urumva ko barifuza yuko Daniel yakwibagirwa y'Imana ye, akibagirwa ko Imana ariyo mucamanza we, ahubwo agashyira ibyiringiro muri Bel. Kuko mwibuke niba ari igikomangoma, ubwo urumva afitanye isano ya bugufi cyane ya Bel. Ubwo rero urumva ko bari bashatse neza gukura attention ye ku Mana wo mu ijuru, agatira attention kuri Baal, akumva yuko afitanye isano yabyawe na Baal. Ubwo rero bari bafite umugambi bashaka kubabatiza rwose. Hananiya bamwise Shadrach. Ubwo Shadrach bisobanura ngo inspiration of the sun cyangwa se servant of moon god. Nubango urumva bari bamuhinduye umugaragu w'Imana kwezi, kuko servant of moon god, kuko hari bagiraga Imana y'ukwezi. Ubwo rero iki ni ikintu gikomeye, bashaka hinduka umugaragu w'ikigirwamana kwezi, kuko bagiraga ibigirwamana bitandukanye by'izuba by'ukwezi n'ibindi bitandukanye. Bashaka ko rero nawe atwarwa agahinduka umugaragu w'icyo kigirwamana. Neza ni ukugira ngo bamuformatemo icyitwa Imana. Ni nacyo kintu isi gikora, ibishaka kuguhanaguramo icyitwa Imana. Nicyo Satani ashaka, arifuza ko umuntu w'umuyobokamana wese isi muhanaguramo icyitwa Imana. Reka twumve Mishael byasobanuraga ngo ninde uhanye n'Imana cyangwa se usa n'Imana. Reka twumve Meshach. Urumva Mishael noneho bamwise Meshach, birenda gusa. Bisobanura ngo one who belongs to the goddess
Sheshaki cyangwa se Mun nuba ngo noneho bamwise Meshaki noneho bamwita ngo uw'ikigirwamana cyitwa Sheshaki ubwo ni cya kindi cyitwa Mun cy'ukwezi noneho bamwitira ikigirwamana kwezi bashaka yuko noneho wa wundi wasaga n'Imana noneho asa nacyo na cya kigirwamana noneho Azariya bamwise Abednego bisobanura ngo the servant of Nego Nebo ibintu nk'ibyo ubwo noneho ni morning star ubwo ni ya nyenyeri yo mu ruturuturu noneho ubwo cyari ikigirwamana yari umugaragu wa Nego umugaragu wa Nebo kugira ngo noneho wari umugaragu w'Imana wa wundi wabonaga Uwiteka ari we mufasha we noneho ahinduka umugaragu w'iki kigirwamana rero uyu wari umubatizo reka twumve igika cya kabiri page 246 abantu n'abantu haranzwe ngo ntabwo umwami Nebukadinezari yahatiye abo basore b'Abaheburayo kureka ukwizera kwabo ngo bayoboke gusenga ibigirwamana ariko yiringiraga ko ibyo azabigeraho buhoro buhoro kubwo kubahimba amazina afite ubusobanuro bujyanye no gusenga ibigirwamana kubwo gutuma buri munsi bahura n'imigenzo ijyana no gusenga ibigirwamana ndetse no kubw'imbaraga y'imihango ireshya yakorwaga mu gusenga kw'abapagani Nebukadinezari yiringiraga ko azabagusha mu mutego bakazibukira idini y'ishyanga ryabo maze bakifatanya n'Abanyababuloni mu misengere yabo ndagira ngo rero iki kintu cyumva iyo tuvuga umubatizo w'i Babuloni mbese tuba tuvuga iki Babuloni Nebukadinezari yashatse kubabatiza ariko atari ukubabatiza amazina gusa yashakaga ko babaho n'imibereho ihuye nayo noneho ntibabeho agahindura kuki bagombye umubatizo ntabwo tubona ko hari urundi rutonde rw'Abaheburayo babatijwe kuko abajyanywe i Babuloni ni benshi ntabwo ari bane gusa ariko tubona babatiza hari ikintu yashakaga gukora umubatizo ubundi ubugendereye ni ukubera icyo abantu babatizwa umubatizo ubugendereye ikintu gikomeye icyambere iyo umuntu abatijwe ntabwo umuntu abatizwa ngo ahinduke ahubwo umuntu abatizwa ko yahindutse icyo kintu mukimenye iyo umuntu agiye kubatizwa aba agiye gutanga ubuhamya ngo ahamirize abantu yuko ahindutse urugero niba umuntu yari igisambo n'umuntu yari dutanga urugero ku muntu witwa Sawuli ahinduka Pawulo igihe Sawuli yitwaga Sawuli yari umwanzi w'Imana arenganya ubwoko bw'Imana ariko igihe yabatizwaga agahabwa izina ryitwa Pawulo yari atanze ubuhamya avuga ati Sawuli mwari muzi wica urenganya ubwoko bw'Imana arahindutse buntakira urenganya ubwoko bw'Imana ahindutse Pawulo umugaragu w'Imana ukorera Imana wa undi yarenganyaga agiye kumukorera atanga ubuhamya bw'uko imibereho ye ya kera yahindutse noneho akaba agiye kubaho imibereho mishya none kuki bari abasore babatijwe Nebukadinezari yifuzaga yuko imibereho yabo ya kera ihinduka bakagira imibereho mishya y'i Babuloni imibereho ya kera yabo yari iteye ite yari imibereho yo kubaha Imana yashakaga yuko rero imibereho yabo yo kubaha Imana ihinduka bagahindukaho imibereho bagahinduka bakagira imibereho y'i Babuloni imibereho yo gusenga ibigirwamana imibereho yo kurwanya Imana imibereho nuvuga ngo yashakaga yuko bagira imibereho ihindutse ariko we hari ikintu yakoze ntabwo yashatse ko babanza guhindura imibereho ahubwo yabanje guhindura amazina aravuga ngo imibereho izahinduka gradually systematically pole izahinduka gahoro rero nicyo kintu yakoze yashatse ko bazagenda bahinduka gahoro lifestyle yabo uko babayeho imirire yabo iminywere yabo imyambarire yabo ku buryo bazagenda bahinduka pole gahoro kugeza ubwo azabaformatamo agahanagura agasiba icyitwa imibereho y'iwabo yo kubaha Imana kwabo ku buryo iby'i Yerusalemu byose muri Israel bazabyibagirwa bagasigara bagendera kuri lifestyle y'i Babuloni imibereho rwose ikaba yaragiye ku murongo ikajya ku mibereho y'i Babuloni yashaka gushyira imibereho yabo ku murongo ku buryo rwose ikurikiza imibereho y'i Babuloni none se did he succeed mbese yaba yarageze ku ntego umugambi wageze ku ntsinzi absolutely not ntabwo byigeze bishoboka twasomye amagambo mu bahanuzi n'abami page 246 avuga ngo Daniel na bagenzi be bari baratojwe n'ababyeyi babo kwirinda badakebakeba bari barigishijwe ku Imana izababaza uko bakoresheje imbaraga n'ubushobozi bwabo kandi ko batagomba kugwabiza no guca intege imbaraga zabo na hato
kuri Daniyeli na bagenzi be. Ubu burere bwababereye inzira yo kubarindira hagati mu mbaraga ziteshura ku mico mbonera zari ibwami Babuloni. Bari bakikijwe n'ibigeragezo bikomeye muri urwo rugo rwari rwarukamwe n'ibibi no kuvuyarara, ariko ibyo ntibyabangirije. Nta mbaraga nta n'ubushobozi byashobora kubateshura ku mahame bari baramenye mu buto bwabo binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana n'ibyo yakoze. Rero he tried, yaragerageje, nubwo yabonaga akabona bari committed, bitangiye rwose kuba Imana, ariko ntabwo yigeze ananirwa kugerageza. Aravuga ati no, bano bantu ntabwo ngiye kubahatira kubakuramo ibyo bashyizwemo, ariko nzabikora gahoro gahoro. But he tried in vain. Yaragerageje ariko nizambiye nta kintu byigeze bitanga, nta musaruro yigeze abona, ariko ntabwo yigeze atekereza ko azaruhira ubusa. Yari azi ko bizagira icyo bihindura. Ndagira ngo rero tugire icyo dutekereza. Umubatizo w'i Babuloni, dutekereze iki? Isi yakubatije ite? Abantu benshi barabatijwe. Hari igihe umuntu, ejo twahoze turi kwiga ibya Daniyeli, turi kuvuga ibijyanye n'uburyo umuntu agera mu kazi, yagera mu kazi akazi kakamuhindura. Yari umuntu w'Imana agahinduka umuntu uhuye n'isi. Isi yakubatije ite? Abantu benshi bamwe bubahaga Imana, isi irababatiza barahinduka. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bari bafite imico ihesha Imana icyubahiro, baza gusanga isi irabahindura, irababatiza, irabaformata, ibakuramo rwose iby'Imana. Bamwe bajyaga biga ijambo ry'Imana, isi irabahindura, basigara basomaga igitabo cy'Imana Bibiliya, basigara basoma icupa. Abandi bajyaga bambara bakurikije ubushake bw'Imana, baragenda barahinduka neza neza, basigaye bambara nk'uko isi ishaka. Babuloni ya none yarabahindutse, irabamodinga, ibaha ishusho ihuje n'uko isi ishaka. Bandi mwe ndagira ngo mbabwire, ntabwo dukwiye kubatizwa n'isi, dukeneye kwakira umubatizo w'ijuru. Aho ntiwasanga imico yawe ihuye neza n'izina wiswe n'isi. Hari bamwe bare neza ku buryo isi yababatije uyu muntu ni Yuda rwose. Dukurikije uko Yuda wo muri Bibiliya yabaye, uyu muntu ni Yuda. Dukurikije uko Kayini yabaye, uyu muntu ni Kayini. Dukurikije uko Goliyati yarateye, uyu muntu ni Goliyati. Nakaye kazi n'isi yakubatije. None ahubwo imibereho yawe iprovinga cyangwa se ihamye ite izina wabatijwe? Bavandimwe ndagira ngo mbabwire, dukeneye umubatizo w'ijuru n'amazina mashya, kandi imico yacu ikabihamya. Dukeneye kwakira umubatizo w'ijuru maze imico yacu ikabihamya. Iyo umuntu abatijwe akabatizwa, Imana iba yifuza ko ahinduka akagira imibereho mishya, hakaboneka we wa kera nawe we mushya. None ubona ari we wa kera nawe wa none ukazarinda uteye ubwoba ninde? Dukeneye iki kintu kugitekerezaho. Isi yamaze kubatiza abantu, bamwe barabatijwe, ugasanga umuntu ageze muri institution nshyashya, ikigo gishyashya, hageze yari umuntu ufite principles, ari amahame yagenderagaho. Hari uko yaryaga, hari uko yambaraga, hari uko yisigaga, hari uko yasokozaga, hari uko yitwaraga. Ariko as long as uko akomeza kugenda aba muri iyo society, muri icyo kigo, abana n'abandi, hari power of influence, hari icyo gitutu, hari iyo mbaraga igusunikira guhinduka nkabo, ikagenda iguhindura gahoro kugeza ubwo imirire yawe ku meza utangira ugahinduka, ugatangira gahoro ugenda uhindura ibintu kugeza ubwo neza ushobora gushyira signe d'égalité, ikimenyetso cyabingana kuri wowe wako kanya n'abantu bari aho hantu. Isi yaraguhinduye, yarakubatije, ntiwabimenya. Ukeneye rero gusaba Imana ukagaruka ku mibereho yawe ya kera. Mbega ukeneye gusenga isengesho rya Yeremiya. Yeremiya yasenze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ariko noneho amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 21. Ukeneye nawe kuganya utya, kuko isi yaraguhinduye, yarakubatije. Wowe wa kera warabuze, ibibwirizwa byaragiye, indirimbo waririmbaga zaragiye, imico, umwimerere wa originality, umwimerere wawe waragiye, ntukiri naturel, warahindutse, usigaye uri artificiel. Babuloni yarakwije neza, yarakwangije. Ukeneye rero gusenga Imana nka Yeremiya. Amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 21 n'uwo mugira uti, utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Ukeneye gusaba Imana ikakugarura kuri wowe w'umwimerere, wowe original, wowe w'umwimerere, wa wundi w'i Yerusalemu, wa wundi
wo mu Israeli, wa wundi uhagarariye Imana, wa wundi witwa Mishael, wa wundi witwa Azariya, wa wundi witwa Hananiya. The Lord is gracious, Imana ni nyabuntu. The one who is like God, umeze nk'Imana. Azariya, the Lord is my helper. Uhoraho, Imana ni umufasha wanjye, ukeneye kongera kugaruka kuri wowe w'umwimerere, wowe original. Rero nyamuna niba isi yarakubatije, kora amasengesho y'ikubagaho, utakambira Imana yongere ikugarurire umwimerere wawe. Icya gatatu mu bintu bitanu tugiye kuganira kuri Daniel, ku basore batatu, kiravuga ngo Imana mbere ya byose. Imana mbere ya byose. Turi kuvuga ku basore batatu n'intwari mu kwizera zikomeye, turi kuvugaho Imana mbere ya byose. Daniel igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Reka twumve. Nuko Daniel ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkonde kurera Daniel na Hananiya na Mishael na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ari kuzagenza abagaragu bawe. Naho harimo kwizera gukomeye. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso haba ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bose bajyaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiye kunywa, akajya baha ibishyimbo. 17. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba bahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge, ariko Daniel yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Umurongo wa 18. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniel na Hananiya na Mishael na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be 20. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, icyo umwami yababazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose nk'ubwe 10. Nuko Daniel agumaho ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Ndashaka kugeza ku 20, ariko icyo nari ngendere ni ukuvuga ngo Imana mbere ya byose. Imana mbere ya byose. Reka dusome igitabo cy'abahanuzi n'abandi, page 247 igika cya 3. Wumve amagambo ari hano. Mu gufata iki cyemezo, abasore b'Abaheburayo ntibakoze bashidikanya, ahubwo bari bishingikirije ku Mana bakomeje. Ntibahisemo kwitandukanya n'abandi bantu, ariko bari kubikora aho kugira ngo basuzugure Imana. Iyo bifatanya n'ikibi icyo ari cyo cyose, iyo bifatanya n'ikibi icyo gihe, bakemera gukurikiza ibyo basabwaga, gutandukira ihame bagenderagaho byari guca intege uko bari basobanukiwe ibitunganye ndetse n'uko bangaga ikiburunuka. Intambwe ya mbere iganisha mu kibi yari kubateza n'izindi kugeza ubw'isano bafitanye n'ijuru icitse. Bari gutembanwa n'ikigeragezo. Ndasubiramo iyi nteruro. Intambwe ya mbere iganisha mu kibi yari kubateza n'izindi kugeza ubw'isano bafitanye n'ijuru icitse. Bari gutembanwa n'ikigeragezo. Imana mbere ya byose. Aba basore batatu barantangaje. Bari bazi kugira Imana nyambere, haba ku meza, haba mu myambarire, haba mu mvugo, kugeza ubwo batinya kwisano bafitanye n'ijuru cika. Banga gutera intambwe ya mbere bagana ku kibi, kuko bari bazi ko iyo ntambwe izabageza no ku zindi kugeza ubw'isano bafitanye n'Imana icitse. Maze banga gutembanwa n'ikigeragezo. Vandimwe, iyo ugize Imana nyambere, nayo irakugororera. Bajya mu ishuri, bariga, ubuzima bwabo ntibwahinduka, bagambirira gukomeza kurya ibyo kurya biri original, biri naturel, bigifite umwimerere wabyo, kuko bari bazi yuko kurya ibiriya biryo originalite ikiri mu biryo, kurya ibyo kurya biri naturel by'umwimerere byari gutuma nabo bakomeza kuba abantu bari naturel, abagakomeza nabo kuba abantu bari original, bakaba abantu b'umwimerere bagifite ubwimerere bwabo, umwimerere wabo. Maze Imana kuko bayubashye bakayigira nyambere, nayo irabubahisha. Maze bagiye gukoresha examen
babasuzumye basanga neza they excelled, bari babahebuje, bafite ubwenge buruta kure ubw'abanyabwenge n'abakonikoni b'i Babuloni. Dukwiye kugira Imana nyambere. Reka dusaba Imana mbere y'ikintu cyose tugiye gukora. Dukwiye gusaba Imana ati mwami ndakwinginze mfasha, mbese mwami ko ngiye, reka dutanga ingero. Niba ugiye gukora akazi, mbere y'uko ujya mbere wimbika, banza ubaze uti mbese kano kazi kazubahisha Imana yanjye? Nubona kazayobahisha, go ahead, umenye ko ubonye go ahead, ujye mbere. Maze niba ugiye gushaka umugore, niba ugiye gushaka umugabo, banza wibaze uti mbese urushako rwanjye ruzatuma Imana ihabwa icyubahiro? Imana mbere ya byose, maze wibaze niba bizatuma Imana ihabwa icyubahiro. Nubona ari for God's glory, ariko bw'icyubahiro cy'Imana, umenye ko Imana iguhaye go ahead, ukomeze ujya mbere. Ariko nubona ari for God's dishonor, nubona ari ugusuzuguza Imana, please subira inyuma, bivemo, kuko ikintu kizatuma Imana idahabwa icyubahiro nta mugisha uzabamo. Reka twumve aya magambo, reka twumve aya magambo kuri aba basore. Mu kwiga ubwenge bw'Abanyababuloni, Daniel na bagenzi be barushaga cyane abo biganaga, ariko ubwenge bwabo ntibwapfaga kwizana. Bakuraga ubwenge bwabo mu gukoresha imbaraga zabo uko bikwiriye, kandi bayobowe na Mwuka Wera. Bagiranye ubumwe na soko y'ubwenge bwose, kandi kumenya Imana babigira urufatiro rw'imyigire yabo. Bishyizeho Imana ishobora kubahira. Mu Cyongereza baravuze ngo they placed themselves where God could bless them. Bishyizeho Imana ishobora kubaha umugisha. They placed themselves where God could bless them. Nuvuga ngo birinze cyane kujya muri satanic ground, nuvuga ngo birinze kujya mu kibuga cy'umwanzi. None se wowe urasaba Imana ngo iguhe umugisha, ubu se koko mukabara Imana irahaguhera umugisha gute? Don't place yourself where God could not bless you. Ntukishyira ahantu Imana idashobora kuguhera umugisha. Igihe uri gusaba Imana umugisha, ujye wibaza uti mbese ahantu mpagaze aka kanya, imyumvire mfite aka kanya, mbese aho ndi gukorera, ahantu mperereye, Imana yahampera umugisha? Oya, don't expect God's blessing. Ntukigere witega umugisha w'Imana kandi uri ahantu Imana itaguhera umugisha. Aba basore birinze kujya ahantu hose Imana itabahera umugisha. Mbere yo kugira aho bajya, Imana mbere ya byose babanza kubaza niba aho hantu Imana yabemerera kujyayo. Mbere yo kuvuga, mbere yo gukora, mbere yo kugira icyo bakora cyose, babanza kumenya niba bashobora kubiboneramo umugisha w'Imana. Umva aya magambo ni meza. Bagiraga ubumwe na soko y'ubwenge bwose, kandi kumenya Imana babigira urufatiro rw'imyigire yabo. Bishyizeho Imana ishobora kubahira. Birinze ikintu cyaca intege imbaraga zabo, kandi bakoresha neza amahirwe yose yatuma bahinduka abanyabwenge mu byerekezo byose by'ubumenyi. Bakurikije amategeko y'ubuzima yashoboraga kubahesha imbaraga z'ubwenge. Abanyeshuri ndabibutsa yuko buriyo ufite imibereho yo kwirinda ifite imbaraga, mu ishuri rwose urabanikira. Bakurikije amategeko y'ubuzima yashoboraga kubahesha imbaraga z'ubwenge. Bashakaga kugwiza ubwenge kubera umugambi umwe, ari wo kugira ngo bubahe Imana. Babonye ko kugira ngo babe abahagarariye iyobokamana nyakuri hagati y'imyizerere y'ibinyoma ya gipagani, bagomba kugira ubwenge busobanukiwe kandi bagatunganya n'imico ya Gikristo. Kandi Imana ubwayo niyo yari umwigisha wabo. Kubera gusenga ubudasiba, bakiga babishyizeho umutima, ndetse no kubwo komatana n'Imana itabonwa, bagendanaga n'Imana nk'uko Enoki yagenze. Rero reka wenda nibwirira abanyeshuri, tukiga muri Trunkom niho najyaga mbibona cyane, no muri superieur. Muri kaminuza aho nta mikino, ugomba kumenya yuko amanota uzagira azashingira kuko wize. Hari abantu tukiga muri secondaire bavugaga bati no, ngengeye gusenga Imana izanyereka ibisubizo ngeze mu kizamini. They are wrong. Aho ngaho rwose iryo gereye kwa wenda urangire n'abandi abo masengesho bajye bayakora Imana igibereka. No, Daniel basabwe kwiga bakoresha imbaraga zose, bariga ariko kugira ngo bahisha n'Imana icyubahiro, ariko bariga. Ntabwo turasomye ngo mu kwiga ubwenge bw'Abanyababuloni, Daniel na bagenzi be barushaga cyane abo biganaga, ariko ubwenge bwabo ntibwapfaga kwizana. Bakuraga ubwenge bwabo mu gukorana imbaraga zabo uko bikwiriye, kandi bayobowe na Mwuka Wera. Barigaga, ntabwo basengaga gusa, baranigaga. Rero abanyeshuri ndagira ngo mbibutse, mwige.
hari igihe umuntu agera mu kizamini ati nagiye mbona kenshi tugeze mu kizamini haba muri kaminuza muri segonderi mu bizamini by'akazi na nyuma y'uko ndangije kaminuza hari ibizamini twagiye dukora ukabona abantu barabanje barasenga. No, niba utize why are you praying? Niba utize ni ukubera icyo uri gusenga. None ugasaba Imana ngo iguhiyerekwa wenda icyo nakwemera ushobora gusaba Imana ati mwami umfashe nibuka ibyo nize, that's fine, ibyo ni byiza, ariko se urasaba Imana ngo iguhishurire ibyo utize. Abandi biza uryamye, biza uri gukina, biza urangaye uri kujoki. No, saba Imana kwibutsa ibyo wize, ariko niba utigeze wigura yisaba ngo kwibutsa ibiki. Aba basore barigaga noneho Imana ikabaha umugisha. Ari ikindi kintu tubonye, Imana ubwayo ngo yari umwigisha wabo, ngo kandi abasore bagendanye n'Imana nk'uko Enoki yagendanye nayo. Rero ibanga ryabo nuko bagize Imana nyambere, Imana mbere ya byose. Ntabwo bari abantu bashobora gukopera. Nagiye mbona ari amasomo twagiye twiga nyuma y'uko turangije na kaminuza tukiga ahantu hatandukanye, ariko abantu barakopera we kandi babanje gusenga mbere y'uko bakora ikizamini. Ibyo ni ibintu, ibyo ni controversial, ibyo ni ibintu bivuguruzanya. Niba usenze gambirira guhesha Imana icyubahiro uko byagenda kose. Rero Imana mbere ya byose, iri byari ihame ryagengaga izi ntwari mu kwizera, kandi natwe iri niryo hame rikwiye kutugenga. Niba baguhaye akazi, yewe uzi ko n'amafakuliti twiga muri za kaminuza, mbere y'uko ujya kwiga fakuliti ukeneye kubanza kwibaza ngo mbese ihame ryanjye rivuga ngo Imana mbere ya byose rizubahirizwa. Ukibaza niba ibintu ugiye kwiga bizatuma Imana ihabwa icyubahiro, nubona bizatuma Imana isuzugurwa, please give up, bivamo. Noneho niba ubona ngo ikintu cyose umuntu agiye gukora, meme n'akazi, mbere y'uko wapurayinga kuri poste runaka, abanza ubaze ngo ihame ryanjye rivuga ngo Imana mbere ya byose mbese rizubahirizwa. Mbere y'uko utereta umukobwa, abanza umwigeho, maze wibaza uti what should Jesus do? Mbese aba yari Yesu yakora iki? Ihame rivuga ngo Imana mbere ya byose, wibaze niba rizubahirizwa. Nibona ritazubahirizwa, please give up. Ako nubona rizubahirizwa, go on, keep it up. Reka noneho turebe ikintu cya kane mu bintu bitanu tugiye kwigira kuri abasore batatu. Abasore bari bazi kurwanisha amavi. Iki ni ikindi kintu nabonye ko twakwigira kuri abasore, bari bazi kurwanisha amavi. Reka dusoma kwanza igitabo cya Daniel cya kabiri, gitangira kitubwira umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura, birangira haciwe iteka ry'uko abanyabwenge bose b'i Babuloni bagomba gupfa. Mu banyabwenge kandi harimo Daniel n'abari abasore batatu bandi, kuko bari abasore bane bari baratoranijwe mu baheburayo kugira ngo bajye kwiga bazashingwe imirimo y'i Babuloni. Nabo rero babwirwa ko bagomba kwicwa. Daniel abwirwa yuko bagomba gupfa, ariko Daniel mu wa 16 ngo Daniel ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Ibyo twabibuze ku ntwari ya 16 yitwa Daniel. Uyu munsi twibanze ku basore batatu gusa. Noneho Daniel bigenda bita umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18 haranzwe ngo nuko Daniel ajya mu nzu ye, abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nagira ngo ikintu tucyumve icyo ndi kuvuga. Abasore batatu bari bazi kurwanisha amavi, ntabwo bagiye mu bindi, ahubwo bari bazi ko ikibazo imbere yabo hari urupfu, ariko ntabwo bigeze bahinda umushyitsi, bayobotse amavi. Uvandi urwanisha iki? Hari abantu barwanisha amagambo, hari abarwanisha inshuti, timwene wacu azandwanirira, buretse aribeshya, ntabwo azi yuko mfite generali tuziranye, arishuka, ntabwo azi yuko mukuru wanjye akora hariya muri ministeri, arishuka, ntabwo azi. Muvana urwanisha iki? Igihe kirageze ngo abantu barwanisha amavi. Aba basore bari abantu bazi kurwanisha amavi, ntabwo barwanishaga intwaro, barwanishaga amavi. Bari bazi ko Imana yo mu ijuru biringiye, bigishijwe n'ababyeyi babo bakiri bato, bakayubaha, bakagambira kuyesha icyubahiro i Babuloni. Bari bazi ko ari Imana yumva, bahitamo urugamba rwabo kurwanisha amavi. Ikindi kintu nababwira gikomeye ntavuze kuri Daniel, nuko Daniel igihe yahuraga n'urugamba, abona imbere hari ikibazo, yari afite itsinda ryo gusenga rya batatu nawe wa kane, maze itsinda ryo gusenga arigejejeho icyifuzo, bafatanya nawe kugisengera,
muvandi baca umugani mu kinyarwanda ngo nta wigira n'umugore w'umwami yatiye akotero. No one is an island, no one is an island. Burya ntabwo uri ikibo, ukeneye kumenya ko nta wigira, witura wenyine. Menya ko urugamba burya Bibiliya nibivuze ngo ababiri nibishyira hamwe bagahuriza umutima kugira icyo basaba, Imana yo mu ijuru izagikora. Menya yuko buri ikintu gisengewe n'abantu barenze umwe. Isezerano dufite nuko Imana izagikora nibahuza umutima. Rero bari bagize itsinda ryo gusenga, abantu bajya barwanya amatsinda yo gusenga. Dore i Babuloni hari itsinda ryo gusenga risabira igihugu, risabira ubugingo bwabo, rigasabira ishyanga rya Isirayeli ryari rihari, ndetse bagasabira n'ubugingo bwabo. Itsinda ryo gusenga ryabayeho kuva na kera. Rero iri ryari itsinda ryo gusenga. Ntabwo Daniel buri hari ibyifuzo utabwira iteraniro ryose, ahubwo ubwira itsinda ryawe riri close, babandi b'inkoramutima. Nuko Daniel igihe yari abonye urugamba ahita abona ikiraka, icyo kiraka gishyira abagenzi be binginga Imana. Kandi ndakubwiza ukuri ngo abashakira Imana mu rwiherero ntibazigera bingingira ubusa, nabo ntibingingiye ubusa. Imana yarabumvise kandi yarabasubije. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Prayer, ikisengesho page 138 mu Cyongereza, avuga ngo komeza gusaba kugeza igihe ijuru rizumva. Nuko ngo bari abantu bafite itsinda ryo gusenga ku buryo basenga kugeza igihe Imana yumviye. Rero muvandi, buriya ntukarwana urugamba wenyine. Buriya hari ibyifuzo bitagira icyo bitwara ubisangije bagenzi bawe bari closed, bari intime, babandi b'inkoramutima bakunda Imana by'ukuri, mugafatanya nabo kujya ku rugamba mukarwanisha amavi, kandi Imana yarabisezeranye izumva. Ikintu cya nyuma rero aricyo gihatse ibindi byose nari nagendereye kugira ngo tuganire tumenye ubutwari bw'abasore batatu. Ni ikintu cya gatanu kivuga ngo ikigeragezo cyihariye cy'abasore batatu gusa. Kubera iki navuze ngo cy'abasore batatu gusa? Nuko Daniel we twaramwize dusanga yari afite ikigeragezo cyihariye nawe atasangiye n'abandi. Nabo batatu bari bafite ikigeragezo cyabo cyihariye badasangiye n'abandi. Aricyo kihe tugiye kukireba muri Daniel igice cya gatatu. Reka turebe igice cya gatatu cy'umuhanuzi Daniel. Igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze, ikigeragezo cyihariye cy'abasore batatu. Kuki cyihariye? Ndagira ngo nkubwire. Cyari ikigeragezo cyabo cyihariye, Daniel nicyamurebaga. We hari icyo yararindirijwe cyihariye. Buriya buri wese agira ibye. Nujya ubona wagezweho nukavuza induru, kandi nukavuge ngo kuki banaka bari guhirwa badafite ibibazo nk'ibyo. Onya, buri wese agira igihe cye, kandi buri wese Imana yamucunguye ukwe. Yesu yamucunguye ukwe. Ntabwo rwose twese tugira amashuri amwe. Niba uri muri kaminuza y'ikigeragezo runaka, ujye utuza, uri iyo kaminuza uyige neza, uyirangize neza, uzagraduatinge maze Imana yahabwe icyubahiro. Rero Daniel yari afite kaminuza imurindiriye yo kujya mu rwobo rw'intare. Aba basore batatu nabo bari bafite kaminuza bagomba kwigiramo, kandi bakavamo bahawe diplome, degree runaka, kandi Imana yahawe icyubahiro. Tubona igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Kadusome Daniel igice cya gatatu. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu. Uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama, ugakomeza hepfo kugira ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Hari ikintu ushaka kubabwira kuri iyi ngingo. Nyuma y'uko Daniel mu gice cya kabiri asobanuriye Nebukadinezari yuko igishushanyo yarose kihagarariye ubutegetsi buzagenda busimburana ku isi, kandi akamubwira ko umutwe w'izahabu ari Nebukadinezari, abanyabwenge b'i Babuloni baragiye baramubwira bati n'iby'ukuri icyo gishushanyo cy'i Babuloni wakoze, umutwe w'izahabu ni wowe. Nuko ibyo biramumutiva cyane. Baramubwira bati no, buriya ikintu tukubwira gikomeye, ugize amahirwe, ahubwo kuko bavuze ko izahabu ari wowe, none icyo gishushanyo ubwo cyari kigizwe n'amabuye atandukanye n'ibice bitandukanye, kigira izahabu nk'ikimenyetso cy'uko ubwami bwawe buzahoraho. Nuko baramusanga Nebukadinezari, Daniel yamusobanuraga inzozi, yabaye nk'uwiyegurira Imana. Nuko asa n'uwiyegurira Imana, ariko nyuma aza kugira abanyabwenge babi
bituma ava ku Mana gahoro gahoro agenda yivaho, nuko bamugira inama mbi yo kurema icyo gishushanyo cy'izahabu ngo kibe igihamya cy'uko yifuza ko ubwami bwe buzahoraho iteka. Ikintu mbabwira gikomeye nuko bamuyobeje. Abajyanama babi burya ni ikintu gikomeye. Buriya abajyanama bawe ukwiye kubitondera. Nuko birangira ngo yakundaga ikuzo n'icyubahiro cyane, biza kurangira bimutwaye, ya Mana arayibagirwa. Nuko ashyiraho itegeko ngo abantu bose baze baramye icyo gishushanyo. Nuko baraza ngo baze kweza icyo gishushanyo. Bashyizeho amabwiriza akomeye. Umurongo wa 4, umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka, ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge. Donge batanga amabwiriza, baravuga bati, umurongo wa 6, ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko abantu bose bumvise ayo majwi bubarara hasi bararamya. None umurongo wa 8, uwo mwanya abakarudaya baza kurega abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, hari itsinda rito, bati, nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Saduraka na Meshake na Abedenego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ndabibutsa yuko aba basore batatu twasomye Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 49, none 48, nuko umwami ahera ko akuza Daniyeli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu. 49, maze Daniyeli asabira Saduraka na Meshake na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni. Umwami arabubaha, ariko Daniyeli we aguma ibwami. Mwibuke ko bano basore bari bahawe akazi vuba, bivuze ngo nta gihe cyari gishize bahawe akazi, none dore batangiye gusuzugura boss. Bari bafite inzitwazo nyinshi zatuma baba ibigwari, ariko banze kwemera Satani ko abahindura ibigwari. Ngo baravuze bati, no, nubundi ari akazi, hagati y'akazi n'Imana, Imana mbere ya byose. Ariko abantu benshi uyu munsi uzasanga akazi kabakubita hasi. Nibuka nka 2015 na 4 negeze mpura n'umuntu umwe yaragiye kwiga muri kaminuza imwe, ntababwiye, c'était vendredi soir, hari kwa gatandatu w'isabato, mu gihe cyo gutangira isabato hafi aho. Nuko twari kumwe n'umuntu umwe, aramubaza ati, none se muvandi ugiye he? Ngiye kwiga. None gutagiye gutangira isabato kandi ubona amasaha yenda kugera? Aravuga ati, he, muri vision byarakomeye no muri no ku isabato turiga, tuzasenga turangije. Uratekereza ko ushobora kuba ukavuga uti, no, nzasenga, nzubaha Imana, nzubahiriza isabato, nzagenza ari uko ndangije ibibazo bimaze gukemuka? Ubwo uratekereza yuko bizemera? Ntabwo bizakunda, kuko ukurushaho kugenda utumvira amabwiriza y'Imana, ukurushaho kugenda utera intambwe imwe uhunga Imana, usanga Satani. Umenye yuko ntabwo uko iminsi ishira uri kugenda ujya kure ya Satani, ahubwo wagiye utera intambwe uyongeraho indi uyongeraho, uri kugenda usanga Satani. Haba ubwo igihe utekereza ko uzaba umaze guhindukira ngo kubaha Imana, uzomaze gushyikira Satani yaguhobeye, none azaba yagushyikiriye kure se. Oya, niba ufite umugambi wo kubaha Imana, gambirira uti Imana mbere ya byose. Ntukemere gutera intambwe imwe ya mbere igana mu kibi, kuko iyo ntambwe igana mu kibi haba ubwo kugira ngo uzahindukire iyo ntambwe wateye ugana mu kibi, kuzongera utera intambwe imwe ugaruka mu cyiza,
bizasara isukari. Imbaraga aciye satani mu ijuru niyo yagufasha gusa ngo iyo ntambwe ihindukire, wa muntu warebaga kwa satani ahindukira arebe kwa Yesu. Bisaba imbaraga itoroshye, ntugafate umwanzuro nk'uwo. Nubwo bano basore bari bafite impamvu zo kwirengera, ariko banze kuziha agaciro. Tubonye akazi vuba, dore nibwo tukibona akazi, nta mpamvu zo kwishyira muri danger, zo kwishyira mu kaga. Reka tugire, dore nta nubwo ndagura akamodoka, sindubaka n'inzu, dore n'udukweto twari twarashaje, nta nubwo iPad yanjye, dore nari mfite twa telefone twa fake, nari nkeneye kugura iPhone kugira ngo nanjye mbe umuntu ukaze, nta n'ikibanza ndagura, nkeneye kugura inzu, kubaka inzu imeze neza, nta nubwo yewe nta n'akamodoka mfite. Ubu urabona nari ngifite ubutindi, nari nkeneye kwisonzora, kwikenura. Ibyo byose babitesheje agaciro, baravuga bati Imana mbere ya byose. Tutarabona akazi twariho, kandi nubwo twakena dufite Imana, kandi dufite Imana nta kibazo twaba dufite. Dukeneye kumenya ingingo yitwa Imana mbere ya byose. Aba basore ni intwari ku rwego rwo hejuru, ku buryo dukwiye kubigira icyigisho gikomeye. Maze Nebukadinezari nka boss, atari kubwo mutangiye kwigira ibiki, ntimuzi ko nabahaye akazi ejo bundi, ubwo kandi ntabirukana. Bari abantu batakangishwa kwirukanwa, ariko uzasanga twebwe umuntu arakubwira ngo ndakwirukana, ati ye baba we nzabaho nde, ubuse nzasubira iwacu mu cyaro, gusa abantu bazagira ngo oya. Bari abasore bari basobanukiwe yuko batabeshejweho n'akazi, bari bazi ko babeshejweho n'Imana. Kandi nawe ukwiye kubimenya, ntabwo ubeshejweho na bosi, ntubeshejweho n'akazi. Iyo Imana ivuze ngo baho, ubaho. Ntubeshwaho no kuba bosi yavuze ngo baho. Imana nivuga ngo baho, ukabaho. Rero iki cyigisho dukeneye kucyumva, tukiga ingingo yitwa Imana mbere ya byose, ku buryo tubaho tudafite ubwoba bw'ejo hazaza, tukaba tuzi yuko mu ijuru hari Imana ya yindi ngo ibiri mu isi byose, ibiri mu ijuru byose n'ibiri mu isi byose, isi n'ibiyuzuye, tukabimenya ko ari iby'Uwiteka. Ukibuka ko niba Imana igaburira inyoni, ikagaburira inshishi, ikagaburira ibimonyo, ikagaburira intozi, ikagaburira inka, ikagaburira ihene, ikagaburira intare, ikagaburira ibintu byose, ukamenya ko he is the provider, iziborera igitambo no kuri wowe. Kuko isengesho yaduhaye Yesu tuzajya dusenganira ivuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Niba Imana imenyera ibyo kurya inyoni by'uwo munsi, kuki twe tutagira icyizere cy'uko Imana izatubeshaho? Dukeneye kugirira Imana icyizere ku buryo Imana ari we boss wacu, kuruta uko hagira undi muntu utubera boss. Numenya ko Imana ariyo boss wawe, ntabwo uzigera upfukama. Ntuzigera ugira upfukamira rwose. Nebukadinezari ati nimupfukame ntabirukana. Abasore batoya turapfukamira Imana, niwe boss. None boss wawe ninde? Upfukamira nde? Imana ikwiye kukubera boss, ukaba ari upfukamira yonyine. Uzasanga hari abantu bapfukamira abantu, bamwe bakagira ibyo batura kugira ngo babashe kubaho promotion, bakazihirimbana. Oya rwose, Imana ikeneye kuba Imana, ikaba ariyo boss, kandi nuyigira boss ntabwo Imana izagusaba kuyitura ubuki, ntizagusaba kuyitura, nta nubwo izagusaba kuyijyanira amagambo, nta nubwo izagusaba kugira bugambanira kugira ngo ikomeze yitwe boss wawe. Oya rwose. Abasore batatu bahagarara bashikamye, abandi mwibuke ko mu kibaya cya Dura ntabwo hari Abisirayeli 4 gusa, none 3. Hari Abisirayeli benshi, ariko targeted group abari bagenderewe cyane n'abasore 3. Rero abasore 3 ndagira ngo mbibutse ikindi kintu gikomeye. Sintekereza ko bari bicaye ahantu hamwe mu birori, ntabwo bari bahagaze ahantu hamwe. Ntekereza ko bari mu bice bitandukanye, kuko nta nubwo bigeze babijyaho inama. Ahubwo icyakoreraga muri bo, icyari muri bo cyose cyarigaragaje ko iyo Mana yo mu ijuru ibarimo nikwiye gupfukamirwa, ntabwo akwiye gupfukamirwa ibigirwamana. Bari basobanukiwe yuko gupfukama bigenderanye no kuramya, bitanye isano no kuramya, banga kuramya igishushanyo. Rero iki ni ikintu gikomeye abantu dukeneye kumenya. Nebukadinezari arababwira ati mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye niyi? Basubije ngo iki? 16. Sadraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ariko Imana imara ubwoba. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 8 hari amagambo makunda. Abaroma igice cya 8
umurongo wa 14 n'umurongo wa 15, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka wo batubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka bahindura abana b'Imana. Nagira ngo mwumve, iyo umuntu yahindutse akakira Imana mu bugingo bwe ashira ubwoba, ntatinya ngo boss aranyirukana niba ibyo asaba bihabanye n'ubushake bw'Imana. Oya rwose. Baravuga bati nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Umurongo wa 17, niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi zadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Umva uyu murongo wa 17 urakomeye. Intwari mu kwizera, tekereza, hari itanura Meshek Sami, hari itanura riteye ubwoba, umuriro warakaga, ntabwo wari umuriro bazacana nyuma, oya wari uraho. Byari ibikangisho, havuga uzahura n'ibikangisho bitandukanye ngo turakwirukana n'utagenzura cyawe. Umva, stand firm, kumva shikama, unambe ku Mana ntuyimure, bona nuterwa n'impagarara. Mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana iba bugufi bw'abana bayo bayihagarariye. Ikintu gikomeye, ati Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Bari bayifitiye icyizere, ari igihe usanga dufitiye icyizere gike Imana yo mu ijuru, ukumva ko Imana hari ibyo yakora akaba n'ibyo itakora. Abasore batatu bari bazi neza yuko Imana ishobora byose, kandi mu byo ishobora no kubakiza itanura ry'umuriro. Ariko bongeraho ikintu gikomeye, ariko nawe itadukiza Nyagasani umenye ko tutari bukorera Imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izabo wakoze. Mbega kwizera gukomeye. Ntabwo bakundaga Imana ari uko ari Imana y'ibitangaza gusa, ntabwo Imana baberaga boss ngo nuko hari ibyabaye. Oya, niyo nta byabaye mu ijuru bari bazi ko hari icyabaye. Haleluya. Habwo umuntu asenga ngo ari somo rivuga ngo nkunira Uwiteka ko yumvise gusenga kwanjye no kwinginga kwanjye. Ntabwo abasore batatu ntabwo bayobokaga Imana ku mpamvu z'uko hari ibyo yabahaye, no, ahubwo bayobokaga Imana ku mpamvu z'uko hari icyo Imana irico. Dukeneye iki kintu kucyumva, tugahita mu Imana kuko yaduhaye Yesu, ubwo bugingo tukumva buhagije. Kuko abasore batatu bari babanye n'Imana neza, ibyo byari bihagije. Ibindi kubaho no gupfa nta kintu byari bivuze kuri bo. Kuba bagundiriye Imana, bagize Imana bayishyize imbere, ikaba Imana mbere ya byose, nibyo byari bifite agaciro, ibindi byari zero. Cyari ikigeragezo cyihariye kuri bo, kandi bagomba kukirwana bakagitsinda. Baravuga bati nawe itadukiza. Bari basobanukiwe n'ubutumwa bwo muri Maraki. Imana yacu naho imitini itakwera, inzayunizere nta kabuza ko twishimira mu Mana. Icyo kintu bari bakizi neza. Dukeneye kuba intwari ku buryo dukunda Imana atari uko yasubije amasengesho yacu. Kuko n'igihe oya yabonetse tukumva yuko mu ijuru ryakoze, tugapfukama tugasenga, Imana urakoze, n'ubu urasubije, nawe itadukiza. Byagenze bite noneho? Umurongo wa 19, Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he yahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure. Vandimwe buri hari igihe wa muntu ujya kubwizanya impuhwe, hari igihe utaramenya uwe, hari igihe azarakara ukabibona. Ariko uhumura, niba Imana ariyo boss wawe, boss wo mwisize, nta bwoba, komera, Imana mbere ya byose. Azabiranywa n'uburakari, ategeka ko benyegeza itanura karindwi ngo rirusheho uko ryari rikwiye kwaka karindwi, maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo bajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nebukadinezari ku murongo yababwiye ngo ku murongo wa 15 aravuga ngo nimwemera mukemera kubarara hasi mukaramya ishushanyo nakoze ni byiza, ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Akomeza kubakangisha itanura, ati dore itanura. Ariko nabo bati natwe ufite itanura, ufite umuriro, ako natwe dufite kizimyamwoto. Haleluya, Imana ni nziza. Yaberekaga umuriro, ariko nabo bafite kizimyamuriro. Bari bafite wa wundi waremye umuriro muri bo. Ntabwo bari bafite ubwoba, bari bazi ko Imana ishobora uwo muriro ushobora kuwuhindura ubusa. Ariko nubwo bashya, akabakangisha ati mfite umuriro, ati natwe dufite kizimyamuriro, dufite kizimyamwoto. Iki ni ikintu gikomeye.
ntabwo Imana yigeze ibuza Nebukadinezari kubajugunya mu itanura. Byarangiye babajugunye mu itanura, nuko barabajugunya. Nuko umurongo wa 23, nuko abo bagabo batatu Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Umurongo wa 24, amagambo nkunda. Uwo mwanya, aya magambo ndakunda. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara. Bavuze uwo mwanya, immediatement, uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Aramubwira ati, dore ndareba abantu 4 baboshywe, babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'intama w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshaki na Abedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama umwami baraterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Ariko iyo twiga intwari mu kwizera, dukeneye kumenya hari igihe cyageze aba bantu ku buryo bashobora kuririmba indirimbo ya 165 badafite ubwoba, bakaririmba bati, ndagukunda mwami, uzi ko ngukunda, ndagukunda Yesu bihebuje rwose, ndagukunda Yesu, nawe urabizi, imirimo yanjye izabyerekana. Igitero cya 2, nishimye rwose bitavugwa, ibyishimo byanjye ntawabirondora, ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Nuvuga ngo bavuye mu kibaya cya Dura, bahanga amaso ahandi hantu, ndareba ubutunzi buri mu ijuru. Nuvuga ngo barengeje amaso beyond the present, beyond the current suffering, beyond the current pain, beyond the current troubles. Hari ibibazo, hari agahinda karaho hafi, imibabaro, intimba, ibibazo byaraho babirengeje amaso, maze baravuga bati, ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Yesu umwami wanjye niwe nkesha byose, ari ugucungurwa ari n'ubugingo. Nzakogeza iteka nkuririmbire, kuko ubuntu bwawe bwandemye umutima. Naguhwanya nande mucunguzi wanjye, uhorana ineza ntugira impinduka. Nzajya nguhimbaza nkubahirize, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Bashobora kuririmba indirimbo badategwa. Imana yacu iratangaje. Babajugunyamo, Yesu bakiriye muri bo. Nahoze nsoma impamvu Nebukadinezari yavuze ngo yaribonye ngo ndareba uwa 4 kandi ndabona asa n'umwana w'Imana. Nahoze nsoma babaza ngo none yabibwiwe n'iki. Nahoze nsoma ngo bari abasore batatu igihe bari Babuloni, ntibigeze bahisha ko baramya Imana. Ngo Yesu baramuvuze, ngo baramuvuga, imibereho yabo irabihamya, ngo kugeza ubwo bamumenya. Nebukadinezari ngo amubonye mu mwitanura, ahita yibuka wa wundi bamubwiye, wa wundi berekanye, ntiyigeze ashidikanya. He didn't doubt, ntiyigeze ashidikanya. Yesu ahamya ati, ndamureba, kandi ni wa wundi bambwiye, ni wa wundi banyeretse, ni wa wundi bangaragarije. None bavandi, ntabwo bidukwiye ko tuba nk'abasore batatu tukagaragaza Yesu aho tujya hose? Biradukwiye yuko tugaragaza Yesu aho twerekera hose, tugahinduka urwandiko, imibereho yacu ikamuhamya, maze abantu bakabimenya. Wipfukirana, mbese n'ukubera iki wemera ko imibereho yawe ihinduka nk'itabaza bafashe bakarikongeza bakaritwikiriza intonga? Buriya impamvu wabikoze bikemera, ugatwikira bikemera, nuko nta kikurimo, nta mari kurimo wifuza kumenyekana. Niba Yesu ari mu bugingo bwawe, uzatwikura ukure intonga, iyo mari kurimo imenyekane, uwo mucyo umurike, maze abantu babimenye, abo muturanye babimenye, abo mukorana babimenye, kugeza ubwo ntawe uzakwibeshyaho. Umurongo wa 28, Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo.
ndashaka kugira ngo mbibutse ikintu gikomeye. Basabwaga ikintu cyoroshye cyane kugira ngo bakize amagara yawe, gupfukama byonyine, very simple. Kneeling down was very simple as drinking water. Gupfukama byari biwanye no kunywa amazi, byari ibintu byoroshye. Benshi babonaga ntacyo bitwaye, ariko ku basore batatu cyari ikigeragezo cyari kuri bo. Icyo abandi babonaga ko ntacyo gitwaye, bo bakibonyemo ko ari ikigeragezo cyo gupfa no gukira. Bahitamo gupfa babaye indahemuka kugira ngo bapfe bayimutse ku Mana. Hari ibintu byinshi dukora tubona ntacyo bitwaye mu maso y'abandi, abandi bakabona ntacyo bitwaye, ariko ku mwana w'Imana ufite amaso areba abona ko ari ikintu gikomeye cyashyira ubugingo mu kaga, maze bagambira kudashyira icyasha n'ikizinga ku Kristo bwabo. Ndakwibutsa amagambo nagusomeye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Twabonye ko umwana w'Imana wese ntabwo akwiye gufata ikintu ngo ikintu cyabera inta z'ubugingo we ngo akite gito. Ntabwo akwiye kucyita gito. Niba hari n'ikintu cyatuma ubona ubugingo ntukwiye kucyita gito, nta gito mu maso y'umwana w'Imana. 29 nicyo cyatumye nciteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Umurongo wa 31 mu witeho. Naho ndashaka kugira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nebukadinezari birangiye amenye Imana. Mwibuke ko igihugu cy'i Babuloni mu kibaya cya Dura hari hateraniye abantu benshi cyane bavuye mu bihugu bitandukanye. Buri gihugu cyari represented muri icyo gihe, kuko Nebukadinezari yari afite kingdom, bwari ubwami ayoboye, bari ufite cyo nakwita nka naso zitandukanye. Nuko ibyabereye abantu bose bari babizi kandi barabibonye. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, avuga ko ariyo Mana y'ukuri. Abantu bose batahana ubwo butumwa bagenda bazi ko iyo Mana ariyo Mana. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nahise nandika ndavuga ni divine success through satanic plans. Gutsinda kw'ijuru habonetse gutsinda kw'Imana. Imana itsindira mu migambi ya Satani. Ari isomo nkunda cyane muri Bibiliya. Imana itegera incakura mu migambi. Reka nshaka iryo somo maze ndisome. Divine success through satanic plans. Divine success through satanic plans. Nubango dusoma Yobu 5:12. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. N'umurongo wa 13 Yobu 5. Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo n'inama zari incakura ikazubika. Amena. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo n'inama zari incakura ikazubika. Nubango Satani yaragiye abera inyunganizi Nebukadinezari neza ategura ibintu, maze ibyo bintu Imana yemera ko bitegurwa. Ariko God was expecting success through that plans. Imana yari yiringiye ko ibubone gutsinda binyuze mu byitwaga ko ari imigambi y'ubugambanyi ya Satani. God's campaign financed by Satan's agencies. Nango aya magambo muyumbe, God's campaign was financed by Satan's agencies. Nango aya yari amavuna y'Imana. Mena aya ni amavuna y'Imana yafinanshijwe, cyangwa se ingengo y'imari, cyangwa se umutungo wari kugenda kuri ayo mavuna. Nango Satani ubwe, ibigo bya Satani nibyo byayafinanshije. Mbega uburyo bitangaje. Nango yari nk'amavuna akozwe na Satani, ariko atazi ko ayo mavuna ayateguriye Imana. Maze ayo mavuna Imana yemera yuko n'inshuro nyinshi Imana yagiye yemera ko haboneka amavuna atandukanye akozwe na Satani, ariko bikarangira ari Imana ibonye success. Tumureba ku musozi Karmeli, twarabyize tureba kuri Eliya n'ahandi hatandukanye. Rero iyi ni divine success through satanic plans. It was God's campaign that was financed by Satan's agencies. Nango aya yari nk'amavuna y'Imana rwose. Satani yapanze
akora igenamigambi, arapulaninga, ariko rwose ikintu gikomeye mbabwira, Imana yari yiteguye gutsindira muri plani za Satani, maze ibyasaga nk'aho ari amavuna Satani bihinduka amavuna y'Imana. Imana irabwiriza, niba hari amavuna yihanishije abantu benshi, nayo mavuna yo mu kibaya cya Dura. Mbega uburyo bitangaje, ibi bihita binyigisha ikintu gikomeye, kubona abantu banga gukora amavuna, banga kubwiriza, banga kujya. Imana ifite uburyo bwinshi yakoresha amavuna agakoreka abantu bakihana ari ibihumbi, kandi inyandiko nisomeye ivuga ko vuba bidatinze abantu bazajya bihana ari ibihumbi mu munsi umwe, bikomotse kuki? Uburyo Imana yakoresheje kiriya gihe n'ubu yabukoresha, kandi ifite uburyo bwinshi yakoresha, maze izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Rero bavandimwe, reka tugirire Imana icyizere. Usohoza icyigisho cyavugaga abasore batatu, intwari mu kwizera z'abasore batatu, ndagira ngo twumve, ariko iri jambo nanditse hano rizirikane: divine success through satanic plans, gutsinda kw'Imana itsindiye mu migambi ya Satani. God's campaign was financed by Satan's agencies. Nuwanywa ya mavuna yahindutse amavuna y'Imana, ariko afinanswe cyangwa se amafaranga yo gukora cyangwa se umutungo wo gukora muri abo mavuna ni akozi ba Satani bayatanze. Ubu buryo Imana igiye gukoresha even up to now, n'uyu munsi. Reka twumve, wenda dusoze tugire ikintu twigira kuri aba basore batatu. Igitabo cy'abahanuzi n'abami page 262 nongeye gusoma honyine maze tugasoza. Kubwo kurokora abagaragu bayo b'indahemuka, Uwiteka yagaragaje ko abana nasubiramo, kubwo kurokora abagaragu bayo b'indahemuka, Uwiteka yagaragaje ko abana n'abakandamizwa agahagararana nabo. Kubwo kurokora abagaragu bayo b'indahemuka, Uwiteka yagaragaje ko abana n'abakandamizwa agahagararana nabo, kandi agacyaha abatware bose bo ku isi bigomeka ku butware bw'ijuru. Bari abaheburayo batatu bagaragarije ishyanga rya Babuloni ryose ukwizera kwabo, bizera uwo baramya, bishingikirizaga ku Mana. Mu isaha kugeragezwa kwabo bibutse isezerano ngo: nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Yesaya 3:2. Kandi ukwizera ijambo rizima kwabo kwagororewe mu buryo butangaje mu maso y'abantu bose. Inkuru yo kurokorwa kwabo mu buryo bw'igitangaza yagejejwe mu bihugu byinshi n'intumwa z'amahanga atandukanye zari zatumiwe na Nebukadinezari kuza mu itahwa ry'igishushanyo yari yakoze. Imana yahawe ikuzo ku isi yose binyuze mu kuba indahemuka kw'abana bayo. Ndakwibutsa yuko hari isaha byagezemo igishushanyo cyo mu kibaya cya Dura kiribagirana, hasigara hahanzwe amaso Imana yonyine. Icyo nicyo gikwiriye. Hari ibyigisho by'ingenzi twakwigira ku byabaye ku basore b'abaheburayo mu kibaya cya Dura. Muri iki gihe cyacu, nubwo nta kibi bazaba bakoze, benshi mu bagaragu b'Imana bazatangwa mu maboko y'abantu buzuye ishyari n'ubugome mu by'idini, bakoreshwa na Satani kugira ngo bakozwe isoni kandi bahohoterwe. By'umwihariko, umujinya w'abantu uzahagurukira abubahiriza isabato mu itegeko rya 4, kandi amaherezo ku isi hazacibwa iteka rirwanya bene abo, ribacira urwo gupfa. Igihe cy'amakuba kiri imbere y'ubwoko bw'Imana kizasaba kugira ukwizera kutadohoka. Abana bayo bagomba kugaragaza ko ariyo baramya yonyine, kandi ko nta kintu na kimwe gifite agaciro ndetse n'ubuzima bwabwo gishobora kubashora na gato mu kuramya kutari ukukuri. Ku mutima w'indahemuka ku Mana, amategeko y'abantu b'abanyabyaha kandi bagira iherezo azahinduka ubusa imbere y'ijambo ry'Imana ihoraho. Ukuri kuzumvirwa, nubwo ingaruka zo kukumvira zizaba ari ugufungwa cyangwa guhunga cyangwa se urupfu. Igika cya nyuma nsorezaho, nk'uko byagenze mu gihe cya Shadraka, Meshaki na Abednego, niko no mu gihe giheruka cy'amateka y'isi Uwiteka azagira icyo akorera bikomeye abahagararira ukuri bashikamye. Uwagendanye n'abasore b'abaheburayo mu itanura ry'umuriro azabana n'abayoboke be aho bazaba bari hose. Kubana nabo kwe kuzabahumuriza kandi kubakomeze hagati mu gihe cy'amakuba atarigeze kuba wereye igihe amahanga yabereyeho. Abo Uwiteka yitoranyirije bazahagarara batanyeganyezwa. Amagambo nkunda cyane kandi ngutuye. Satani n'ingabo z'ikibi zose ntizishobora kurimbura umunyantege nke hanyuma y'abandi bo mubera b'Imana.
abamarayika bahebuje mu mbaraga bazabarinda, kandi Uwiteka azabigaragariza ari Imana isumba ibigirwamana, ishoboye gukiza rwose abayiringiye. Nasubiramo aya magambo: Satani n'ingabo z'ikibi zose ntizishobora kurimbura umunyantege nke hanyuma y'abandi wo mubera ari Imana. Abamarayika bahebuje mu mbaraga bazabarinda, kandi Uwiteka azabigaragariza ari Imana isumba ibigirwamana, ishoboye gukiza rwose abayiringiye. Nagira ngo bavandimwe, nongere mbabwire ikintu gikomeye dusoza. Abasore hari ikintu twabigira igihe bari mu itanura, nicyo nisi cyitonderwa. Yesu ntiyakirirwa mu itanura, ahubwo yakirwa mbere yo kujya mu itanura. Mwakira utegura itanura ryawe. Ndasubiramo: Yesu ntiyakirirwa mu itanura, ahubwo yakirwa mbere yo kujya mu itanura. Mwakira utegura itanura ryawe. Iki ni ikintu gikomeye. Ndasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 12:3-5 kugeza 3-7. Ariko iki kintu kizirikane, hari itanura rigutegereje, kandi iyo tanura ukwiye kuritegura. Ariko ikitonderwa, Yesu ntiyakirwa ari ugeze mu itanura, ahubwo Yesu yakirwa mbere y'uko ugera mu itanura, kugira ngo igihe uzaba ugeze mu itanura Yesu kurimo azabane nawe no mu itanura. Rero ntuzamwiyambaze ugeze mu itanura utaramwakiriye mbere yo kugera mu itanura. Yesu ntiyakirwa mu itanura, ahubwo yakirwa mbere yo kujya mu itanura. Mwakire utegura itanura ryawe. Luka 12:35 kugeza 3-7 haranditswe ngo: muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mumukingurire vuba. 3-7 hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Iki ni ikintu gikomeye. None kuki nsoresheje ibintu byo gukenyera? Ndagira ngo nongere nsabe buri muntu wese, dukwiye guhora twambariye itanura, dukwiye guhora twambariye urugamba, dukwiye gukenyera. Isomo riravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Imbere yacu hari itanura riteye ubwoba, dukeneye guhora dukenyeye, tugahora twambariye urugamba, twambariye itanura. Ntawamenya itanura ry'igihe rizazira, ariko uko byamera kose ambarira urugamba. Ndagusubiramo amagambo nkubwiye, itanura rikuri imbere. Rero Yesu ntiyakirwa mu itanura, Yesu ntiyakirirwa mu itanura, ahubwo yakirwa mbere yo kujya mu itanura. Mwakire utegura itanura ryawe. Ndagusabira cyane ngo ubwo turi kwiga intwari mu kwizera, umugambi dufite ni ukugira ngo natwe tuboneke mu rutonde rw'intwari z'uyu munsi. Imana ishobora kwirahira ikazohereza mu rugamba rwo mu kibaya cya Dura mu itanura, ikabizi yuko uko abasore batatu bayihagarariye natwe tuzayihagararira. Biritozwa rero, ukeneye kwitoza kuyihagararira. Aho ukorera hariya, hari ukorera hariya wirirwa, hari yuba, ukeneye kuyihagararira. Rero kugira ngo byemere biragukwiye ko wakira Yesu mbere yuko itanura ryawe rigera. Ibyo nibyo bizatuma Yesu abana nawe mu itanura. Buri wese agira itanura rye, kandi uko byamera kose isezerano ntirihinduka. Uwiteka azabana n'abagaragu be mu itanura. Ahubwo Uwiteka yakwemera yuko upfa, ariko nawe wapfa nta cyatuma upfukamira igishushanyo cyo mu kibaya cya Dura. Unambe ku Mana ntuyimure. Kandi Ibyahishuwe 2:10 haragira hati: ujye ukiranuka ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Renza amaso ibisa n'ingorane z'uyu munsi, renza amaso ibisa n'akaga k'uyu munsi, maze ugira amaso abona ubutunzi burenze cyane kwangirika kw'isi k'uyu munsi. Amahoro ya Yesu abane nawe, kandi wabanye n'abasore batatu mbere yo kujya mu itanura, akabana nabo mu itanura, akabana nabo nyuma y'itanura. Abane natwe mu izina rya Yesu. Mana yacu, mubyeyi mwiza, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye cyane uburyo uri gukoresha utwigisha muri iki gihe. Birakwiye kwaboneka abasore batatu buri munsi, birakwiye kwaboneka abantu bashobora guhagarara imbere y'umuriro badafite ubwoba, birakwiye kwaboneka abantu baboneka imbere y'akaga kandi biteguye kuguhagararira. Birakwiye kwaboneka abantu badatinya gupfa. Mwami, haba ubwo inzara ituma tugamburura, haba ubwo ba bose batuma tuguhemukaho tugapfukama, haba ubwo hari ibintu byoroheje cyane bituma tuguhemukira. Mwami, utubabarire ba bose twagiye dupfukamira, utubabarire ko twagiye dupfukama mu kibaya cya Dura kenshi, ariko dushoboze ko ihame ryo kugera yuko Imana iba mbere ya byose mu mibereho yacu rihinduka ihame rigenga imibereho yacu. Turakwemereye uyu munsi gukomeza kugeza igihe cyose tuzabaho, tugambirire ko ihame rivuga ngo Imana mbere ya byose
rihinduka ihame rigenga imibereho yacu, maze ku iherezo ry'urugamba tuzanezezwe no kugusanganira turi abaneshi. Ibyo nibyo tugusabye twinginga, ariko tunagusaba ngo dushoboze kwakira Yesu mbere y'itanura, kugira ngo azabane natwe mu itanura nyuma y'itanura, mu izina rya Yesu, amen.